twongeye kubasuhuza mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe na mukozi w'Imana Gatastraton Eglise Vivante muri iki kiganiro dusanzwe tugira kuri uyu mugoroba wa gatandatu twita urufatiro rw'ubuzima. Ubuzima nubwubakiye ku rufatiro. Nk'uko inzu iyo ifite fondasiyo, ifite urufatiro nyarwo, iba ari inzu ikomeye, n'ubuzima bwawe bukwiye kuba ari ubuzima bwubakiye ku rufatiro. Ni byiza ko ubuzima bwawe ubushyira kuri fondasiyo, kandi fondasiyo ikomeye. Fondasiyo ikomeye, fondasiyo nyayo, fondasiyo wubakiraho ukagira amahoro, ugakomera, ukabaho icyatumye uza muri ubu buzima, nta yindi ni Yesu Kristo. Ni Imana nzima yakwiremeye. Iyo umuntu abayeho ateye Imana umugongo, ubuzima bwe buba butari ku rufatiro, kandi umuyaga uwo ari wo wose waza ukamuhitana. Yesu rimwe yaciye umugani, turacyari kuri icyo kintu cy'urufatiro, yaciye umugani w'inzu ebyiri. Avuga ngo hariho inzu ebyiri, imwe yubatse ku musenyi, indi yubatse ku rutare. Hanyuma imvura iragwa, umuyaga mwinshi, serwakira, ngo ya nzu yari yubatse ku musenyi ngo iragwa, ngo kandi kugwa kwayo kwabaye kubi cyane. Ariko inzu yubatse ku rutare, yari ifite fondasiyo y'urutare, yo yagumye ihagaze. Nyamara izo nzu zose zagaragaraga nk'inzu nziza, zose zagaragaraga nk'inzu zifite amarangi meza, zisakaye neza, ariko ibanga ryari he? Ibanga ryari aho ngaho tutareba muri fondasiyo. Imwe fondasiyo yayo ari umusenyi, iyindi fondasiyo yayo ari urutare. N'abantu nuko natwe tubayeho muri ubu buzima. Hari aho tutareba n'amaso, hariho ubuzima bwawe bwubakiye, hari ibyo tubona n'amaso inyuma, uko umuntu yambaye, uko avuga, uko ateye. Ibyo byose nyine abantu bose baba bakomeye, basa neza, bambaye neza, nyine bakeye. Ariko nyamara aho utareba n'amaso, ibanga ry'ubuzima bwawe aho riri, ni hahandi, ni ku rufatiro aho wubakiye, aho ngaho tutareba n'amaso. Nk'uko n'igiti ukibona, ariko gukomera kw'igiti ni imizi, nyamara imizi ntawe uyireba n'amaso. Natwe rero dukwiye kugira ubuzima bwubakiye ku rufatiro, aho ngaho tutareba. Kandi urufatiro si ikindi, nk'uko twabibabwiye, hari fondasiyo. Urufatiro cyangwa fondasiyo nyayo ni Imana yakwiremeye, ni Imana ikuzi. Hari za fondasiyo nyinshi cyangwa imfatiro abantu tugerageza kubakaho, rimwe ugasanga duharanira cyane nko kugira amafaranga, amashuri menshi, inshuti, imiryango. Ibyo byose nabyo birafasha, ariko rimwe na rimwe birananirwa iyo haje umuyaga ukomeye. Urufatiro rero rutananirwa n'umuyaga, rudatsindwa n'umuyaga, ruhora ruhagaze rukomeje, rukagukomeza n'iyo umuyaga waba mwinshi, n'iyo imvura yaba mwinshi, n'iyo serwakira yaba nyinshi. Ni Imana yakwiremeye, ikuzi, igushaka, ikubwira ngo ngarukira tubane. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero tuvuga ngo icyo tugiye kubabwira ni urufatiro rw'ubuzima. Kuri uyu mugoroba ikintu tugiye kubaganiraho nk'urufatiro ni ikintu gitegura umutima wawe muri uyu mwaka turiho dutangira, twamaze kwinjiramo, ntiturawugera kure. Wavuga ko ibirenge byacu bikiri ku marembo y'uyu mwaka wa 2019. Turashaka rero kuganirira, kuguha kugira inama cyangwa kugukomeza, kuguha icyatuma umutima wawe cyategura umutima wawe kugira ngo uyu mwaka wa 2019 uzakubere umwaka mwiza, uzakubere umwaka w'imbaraga, uzakubere umwaka w'ibyishimo n'insinzi. Turifuza kukubwira ikintu cyatuma uhindura imirebere
uhindura imitekerereze, uyu mwaka ukawureba nk'uko utigeze ureba ibindi. Reka twifashishe ijambo ryo mu gitabo cya Bibiliya, mu gitabo cyo Kuva igice cya 34. Kuva igice cya 34, reka tuyisome. Ngo Uwiteka abwira Mose ati, wibarize ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere, nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamennye. Ejo mu gitondo uzabe witeguye, uzamuka umusozi wa Sinayi mu gitondo, umpagarare imbere ku mutwe wawe. Ntihazagire uwo muzamukana, ntihazaboneke umuntu kuri uwo musozi wose, imikumbi n'amashyo bye kurisha imbere yawo. Mose abaza ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere, azinduka kare mu gitondo, azamuka umusozi wa Sinayi uko Uwiteka yamutegetse, afashe mu maboko bya bisate by'amabuye byombi. Uwiteka amanukira muri cya gicu, ahagarara nayo nawe, yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati, Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, Imana itinda kurakara, Imana ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, Imana igumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuru babo n'ibihe 1000, Imana ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, Imana idatsindishiriza na hato abo gutsindwa. Reka nanone twongere dusome mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5, duhereye ku murongo wa 14. Ngo kandi iki ni cyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Kandi ubwo tuzi ko yumva ibyo dusabye byose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Reka dusenge. Mwami Imana, Mana yaremye ijuru n'isi, Mana idukunda, Mana ituzi, Mana itwitayeho, turi imbere yawe kuri uyu mugoroba, kuri iyi televiziyo, tuvuga ibyawe Mwami Imana yacu. Turasabye ngo tugenderere, turasabye presence yawe kuri uyu mugoroba, tweretse imitima y'abantu bose dukurikiranye kuri iki kiganiro. Mana uvugane n'umwe wese, uvugane n'abagushaka Mwami Imana. Data wera, ijambo ryawe ribe umugisha kuri benshi, ritanga impinduka, ryubake, ridukomeze, ritubere urufatiro muri uyu mwaka wa 2019 turimo waduhaye. Turagushimiye Mwami Imana, tuguhanze amaso, duciye bugufi ngo Mana uvugane n'imitima y'abagushaka. Urakoze Mwami Imana, n'abatakuzi n'abatarakumenya ubiyereke bakumenye, kuko ni wowe buzima, ni wowe bugingo, ni wowe rufatiro, ni wowe kubaho kwacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Amen. Uko twababwiraga, ubu tugiye kuganira uyu munsi kuri uyu mugoroba, dusa n'abategura umutima wawe kugira ngo uyu mwaka ukubere umwaka wubakiye ku rufatiro, uhindure imirebere yawe kugira ngo uyu mwaka ukubere umwaka mwiza, ukubere umwaka w'insinzi, ukubere umwaka wo gukomera. Ahangaha iri jambo twasomye si ikindi, ni ukugira ngo usobanukirwe kamere y'Imana, usobanukirwe urukundo rw'Imana, usobanukirwe uwo uriwe
ku Mana n'iki Imana iri cyo kuri wowe. Hanyuma aho muhurira haraba ibitangaza, aho muhurira haraba ubuzima buzira umuzi. Turabona iyi nkuru ya Mose. Mose abwira nako Imana ibwira Mose iti Mose wibarize ibindi bisate by'amabuye. Uyu mwaka twawise umwaka wo kubaka bikagenda neza, kandi koko nukurikirana neza iri jambo ry'Imana, uyu mwaka urakubera umwaka w'umugisha, urakubera umwaka wo kubaka bikagenda neza. Igituma tuvuga kubaka bikagenda neza nuko hari ibyo ushobora kuba warubatse bitagenze neza, hari byinshi wagerageje bitagenze neza, bitakubereye nk'uko. Kandi si we wenyine, benshi, twese, buri muntu afite ibyo yagerageje mu myaka yashize cyangwa mu mwaka washize ntibyagenda neza. Ariko niba bitaranagenze neza, si ukuvuga ko uyu mwaka bitagomba kugenda neza. Twese rero dushobora kwisanga muri iyo shusho y'ibyo Imana yabwiye Mose, nawe akaba ari kikubwira kuri uyu mugoroba. Imana ishimwe cyane. Bishobore ko hari ibyo wagerageje, yenda n'ishuri wagerageje ntibyakunda, bigera hagati biranga, yenda ni business wakoze, wigeze kujya i Nairobi, wigeze kujya Dubai, wigeze kujya cyangwa mu Bushinwa, uragerageza ugera ahantu biranga ntibyakunda. Yenda n'ubwumvikane buke wagiranye n'abantu, abo mubana se, abo mukorana, abo inshuti musanganywe, yenda ntibyagenze neza, yenda n'imibanire yawe n'Imana waragerageje ariko ntibyagera aho byagombaga kugera, ndetse bigeze mu nzira birapfa, yenda nta mafaranga bitakunze. Wavuga byinshi cyane. Buri muntu muri ubu buzima hari uburyo nawe yakwisanga muri iyo shusho ya Mose. Ariko icyo mfite nshaka kukubwira, reka kubakira ku bitakunze. Ibitakunze ni ikibazo koko, ariko niba bitarakunze si ukuvuga ko n'uyu mwaka bitazakunda. Reka kubakira ku bitakunze. Nongeye gusubiramo ngo reka kubakira ku bitakunze. Bibiliya muri Yesaya igice cya 43 uhereye ku murongo wa 18 haravuga ngo ibya kera ntubyibuke, ibyashize we kubyitaho, ngo ngiye gukora ikintu gishya. Ni Imana ivugana nawe kuri uyu mugoroba. Tegura umutima wawe, tegura ibitekerezo byawe. Ntabwo wiremye, ufite rendezvous n'Imana muri uyu mwaka wa 2019. Uyu mwaka wa 2019 niba urimo, ntabwo wawujemo giturumbuka, ntabwo wawujemo ku bwa chance. Hari ababishakaga ariko batawurimo, hari ababyifuzaga ariko batawugezemo. Imana yagushoreye, iragukurikira, igufungurira umuryango w'uyu mwaka, ibikwicazamo, kuko yawukwicajemo niyo yaguhayemo rendezvous, kugira ngo uve mu bwoba, uve mu bitakunze, umenye kuri kumwe n'Imana yakwiremeye ishobora byose. Niba uhumeka, niba ukora ku mutima wawe ukumva ugitera, ntabwo Imana irarangizanya nawe. Kandi uyu mwaka urimo wa 2019 ni umwaka wo kubaka, ni umwaka wo kubaka bikagenda neza, ni umwaka wo gutunganya ibitaratunganye. Ni akaryo Imana iguhaye, ni uwundi mwanya Imana iguhaye kugira ngo mugendane. Imana iragushaka. Rimwe na rimwe turasenga tukavuga ngo dutegereje Imana, waganira n'umuntu akubwira ngo narasenze ntegereje Imana, ariko mu rundi ruhande Imana nayo niyo igutegereje. Imana iragutegereje, Imana iragushaka, Imana irakubwira ngo gira icyo ukoze nanjye ndakora biriya. Ye gutegereje Imana, ariko nyamara nureba neza urasanga ari Imana igutegereje kurusha uko wowe uyitegereje. Rero
Imana, inkuru nziza ngufitiye, Imana irakwemerera gusubiramo nkuko yabikoreye Mose. Imana irakubwira ngo ongera utangire. Imana irakubwira ngo bya bindi wononnye, bya bindi byapfuye, bya bindi wagizemo uruhare bikamera nabi, ongera, ndaguha kandi kanya. Ndi Imana iha umuntu umwanya wo gusubiramo. Je suis un Dieu de seconde chance. Ndi Imana itanga a second chance kugira ngo wongere usubiramo. Nkuko yabikoreye Mose, irabikubwira kuko nawe yiteguye kubigukorera kuri uyu mugoroba. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire inkuru ya Mose. Mose yagendanye n'Imana. Mose ni umugabo Imana yatoranije, imuha inshingano ikomeye, imusaba gukora biriya na biriya. Ikintu Imana yasabye Mose, ubwoko, gucire mu mateka gatoya, ubwoko bw'Imana, Abisiraheli bari mu gihugu kitari cyabo, bari mu gihugu cya Egiputa, bafatwa nk'abacakara muri icyo gihugu, baratotezwa, bamererwa nabi, batakira Imana. Ngo Imana iri mu ijuru ngo yumva gutaka kwabo, maze iragenda ihagurutsa umugabo witwa Mose ahandi hantu yari ari kure cyane nk'Kantarange, ngo genda ubohoze ubwoko bwanjye. Mose aremera, aragenda, arabikora ko nk'uko Imana yabimubwiye. Siyo nkuru turiho kuri uyu mugoroba, ariko nayo ni inkuru nziza. Ndetse hamwe na Mose n'Imana, inyanja itukura yigabanyamo kabiri, baratambuka nk'abagenda ku isi yumye, barambuka rwose bagera hakurya. Muri uko kugenda rero, gusubira inyuma gatoya cyangwa ubwira amateka gato y'Imana n'abantu bayo, Imana yashakaga gukora ihanga. Imana yashaka kurema ini nation muri ubwo bwoko, kugira ngo Imana ireme nation, kugira ngo Imana ikore igihugu, kugira ngo Imana ikore ihanga, hari ibintu kanaka bigomba kuboneka, bigomba kubaho. Icyambere ni abantu. Kugira ngo igihugu kibeho, hagomba kuba abantu b'ubwoko kanaka bari aho hantu. Nk'uko igihugu cy'u Rwanda hari abantu bagituyemo bitwa Abanyarwanda. Igihugu nacyo Imana yaremye cyari igihugu kirimo abantu bitwa Abisiraheli, bitwa Abaheburayo. Imana irabakora. Ikindi, kugira ngo ihanga ribe, nation ibe, nuko habaho ubutaka, territoire. Nanone hari aho Imana yari yabageneye hitwa i Kanani, bagomba kuhagera bakahaba, bikaba ubutaka bwabo, bikaba territoire yabo, bikaba gakondo yabo, bakabaho ngaho. Nk'uko Abanyarwanda bafite ubutaka bwitwa u Rwanda. Imana ishimwe cyane. Hari ikindi rero cya gatatu cyangombwa cyane kugira ngo ihanga ribe, kugira ngo ini nation ibe, kugira ngo bavuye ngo aba ni ba kanaka, bagomba kugira icyo bita umuco kanaka, bagomba kugira amategeko, bagomba kugira indangagaciro zibagenga, zituma badasa n'abandi bantu, zituma Abanyarwanda ari Abanyarwanda, Abagabone ari Abagabone, Abakongomani ari Abakongomani. Ni indangagaciro kanaka zigenga Umunyarwanda. Rero ubu bwoko bw'Imana nabwo, Imana yahamagaye Mose ngo ngwino nguha amategeko, ushyira abantu banjye. Mu yandi magambo, ngwino nguha indangagaciro, ngwino nguhe ini culture, a culture. Ugende ushyirire bariya abantu babeho bakurikije ayo mategeko, babeho badasa n'abandi, babeho bari muri izo ndangagaciro. Nicyo kizabatandukanya n'ayandi moko, bamenye ko ari ubwoko bufite Imana ikomeye, ari ubwoko bufite Imana idatsindwa, ari ubwoko bufite Imana yaremye ijuru n'isi. Ndetse muri izo ndangagaciro, ayandi moko, ayandi mahanga azababona, abone culture yabo, abone imico yabo, amenye uko bameze, amenye Imana yabo, areke imana zitari Imana, aze ku Mana yabo, ko ariyo Mana nyamana yaremye ijuru n'isi. Iyo niyo yari mission y'ubwoko bw'Abisiraheli
n'ubu kandi nuko noneho Mose nk'uwari ubayoboye yagombaga kujya agenda avugana n'Imana, aganira n'Imana, Imana imwereka aho bagera intambwe ku ntambwe. Ubwo rero Mose yaramaranye umwanya munini n'Imana, iminsi ihagije n'Imana. Imana imuha amategeko yanditse ku bisate bibiri by'amabuye agomba gushyira ubwo bwoko, kugira ngo bazabeho bakurikije izo ndangagaciro, bazabeho bakurikije ayo mategeko, bazabeho babayeho muri uwo muco Imana ibahaye. Reka rero Mose amanuke ku musozi, abandi aho bari hasi mu gikombe bategereje Mose, baramutegereje. Iminsi irarenga babona atagaruka, bibaza ko Imana yabataye, biremera iyindi mana, barema ikigirwamana mu nyana cyangwa mu ndogobe bakoze muri zahabu, batangira kugisenga. Mose amanutse ku musozi asanga bariho barasenga icyo kigirwamana cy'indogobe bikoreye muri zahabu n'imiringa. Arababara, ararakara, asanga ya mategeko yari afite, asanga za ndangagaciro yari afite, asanga wa murongo yari afite avanye ku Mana ntaho bihuriye n'ibyo barimo. N'umujinya n'iki abikubita hasi biramenagurika, amanuka atyo. Ubwo habaye ikintu cy'icyuho hagati y'ubwo bwoko n'Imana. Ariko Imana yacu yo kabyara, Imana igira neza, Imana y'imbabazi, irongera ihamagara Mose, uzazamuke ku musozi, wongere ubaze ibisate by'amabuye bibiri ngo bimeze nka bya bindi bya mbere wamennye. Imana ishimwe cyane. Niki Imana ikubwira kuri uyu mugoroba? Ngo ndaguha kandi karyo, bya bindi wononye simbikuziza, bya bindi byapfuye simbikuziza. Ushobore kuba warabigizemo uruhare kugira ngo bipfe, ushobore kuba utarabigizemo uruhare, ariko byapfuye byarapfuye. Reka kubakira ku byapfuye, ndashaka gukorera ikintu gishya, garuka imbere yanjye. Abwira Mose ati wongere ukore ibisate bibiri by'amabuye, nubizana ndakwandikiraho. Imana ishimwe cyane. Naho rero Mose yasubiye ku Mana nk'uko ndiho nkubwira. Ni iki gihe cyawe cyo gusubira ku Mana. Uyu ni umwaka wo kumenya ko ufite Imana ikubwira ngo subiramo. Uyu ni umwaka wo kumenya ko Imana ikubwira ngo ongera utangire. Bya bindi wagerageje bikanga, ya nshuti wagerageje ntibyakunda, bwa bucuruzi wagerageje ntibyakunda, ya mashuri yacikiyemo hagati. Ndi Imana itanga kandi karyo ko kongera gutangira. Niyo kamere y'Imana, niko Imana ikubwira kuri uyu mugoroba. Iyo niyo nkuru ya Mose igomba kukubera inkuru kuri uyu mugoroba, nawe ugenderaho kugira ngo uyu mwaka ube uwundi mwaka. Ngo wibarize ibindi bisate bibiri nimeze nk'ibya mbere. Ndandika amagambo yari ku bya mbere wamennye, ndandika amagambo yari ku bya bindi wononye. Imana ishimwe cyane. Imana irakubwira ngo ndi Imana itanga kandi karyo, ndi Imana iguha kongera gutangira, ndi Imana ikwemera gusubiramo, ndi Imana ikubwira ngo wongere usubiramo. Uvuga ngo ntiwagize neza, nubwo utagize neza, nubwo wabyononye, ariko simbiguhora, ndongera, ndi Imana igira neza. Imana ishimwe. Muri Zaburi 103 Imana igaragaza karakteri yayo, igaragaza imiterere yayo, igaragaza kugira neza kwayo. Ngo ndi Imana ikiza indwara zawe zose, ndi Imana ibabarira ibyaha byawe byose, ndi Imana icungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, ndi Imana ikugirira imbabazi, ngo ikakwambika imbabazi nk'ikamba, ngo ikugirira neza imbabazi n'ubuntu bwayo, ngo ikabikwambika nk'ikamba. Ndi Imana igira neza, ndi Imana itinda kurakara, ndi Imana ngo ubuntu bwayo n'imbabazi zayo ngo bingana nk'uko ijuru ryitaruye isi, nguko niko n'imbabazi zayo zingana kuri wowe. Iyo niko Imana imeze, niko Imana ikubwira kuri uyu mugoroba ngo ongera utangire,
umva rero uko Imana yabwiye Mose ngo uzaze witeguye, ngo hari icyo ngiye gukora. Mu yandi magambo, ndashaka gukorana nawe diru ikomeye, witegure, ntuze kenyeji, ntuzi uko witwaye kose, ngwino, niba ari ugusenga, niba ari ukwiyiriza, niba ari ngwino, kora uruhande rwawe, nanjye nkore urwanjye. Imana ishimwe cyane. Nk'uko nakubwiye, uravuga ngo utegereje Imana, ariko Imana nayo iragutegereje. Imana niyo igutegereje. Imana iragushaka ngo kora uruhande rwawe, ngo yabwiye Mose ngo uzaze witeguye, ntuze gutyo gusa, si ibyo gukina, uze witeguye. Come, uze ubimininga nk'uko abongereza bavuga, you mean it. Ni ukuvuga ngo uze ukuye mu mugaryo, uze kubonana n'Imana yaremye ijuru n'isi, ntuze uko wiboneye kose, nuza witeguye, nyine ndakora ibyo ngomba gukora, ndongera nkwandikira, ndongera ngusubize muri iyo nzira yari yononekaye. Arongera abwira Mose ngo kandi uzaze wenyine kuri uwo musozi. Mu yandi magambo, ni njyewe nawe. Hari igihe twegera Imana ukumva ni wowe n'Imana yawe, nta intermediaire. Abantu bariruka inyuma y'abandi, umuntu aragutelefoniye, unsengere, ese Imana yakumbwiyeho iki? Abandi bakanaprofita bakabijyamo bakakubeshya kuko bawe. Ariko Imana iragushaka wowe nayo. Nawe ukwiye kwitambika hagati yawe n'Imana yawe. Uwaza hagati yawe n'Imana yawe nugufasha kwegera Imana, ariko reka gufata abantu ngo bashyire mu mwanya w'Imana. Oya, Imana iravuga ngo uzaze wenyine, ngwino ku musozi nk'uko yabwiye Mose, ngo uze wenyine, ngo ntihazagire ibindi bintu bitambatamba kuri uwo musozi. Ni njyewe nawe, ndagushaka. Rimwe na rimwe abana bacu iyo bari bonyine baganira, uri umupapa ufite abana 5, 4, bangahe, ujya kumva nk'akana kamwe karavuze ngo papa wanjye, kabwira abandi bana, ntikavuge ngo papa wacu, gavuga ngo papa wanjye. Nuvuga ngo hari ahantu uba warageranye n'uwo mwana, hari ahantu kaba kakwiyumvamo, ntigakonsidera abane kumva ni njyewe na papa, nubwo namwe ari papa wanyu, ariko hari ahantu turi. Imana irashaka kugera aho hantu, aho uvuga ngo Imana yanjye, njyewe ni Imana yanjye, njyewe ni Imana yanjye, wowe ni Imana yawe. Imana irakubona. Ntabwo Imana ikubona muri rwinshi, ntabwo Imana ikubona mu kivunge, ntabwo Imana ikubona mu kigare. Imana yarakwiremeye, iguha ishusho idasa n'undi muntu uwo ari we wese. Urukundo Imana igufitiye n'urwawe nayo, nta wundi wabyitambikamo hagati. Niyo mpamvu yabwiye Mose ngo uzaze wenyine. Buriya guha urundi rugero, buriya ushobora kugenda ugaca iruhande rw'inka cyangwa ubushyo bw'inka cyangwa intama ziri ku musozi zirisha. Utambutse gato ukagera imbere, wahura n'undi muntu yenda muganira, ukamubwira uti ugende buhoro, hariya hari inka nyinshi kuri uriya musozi. Wowe utambuka, wabonye inka ku musozi zirisha, wabonye intama ku musozi zirisha, wowe wazibonye mu kigare, ni nyinshi, ni ishyo wabonye. Ariko reka nkubwire, umushumba wazo we ntabwo ari uko azireba. Umushumba wazo iyo azireba ntareba ishyo ry'inka, areba buri nka, akamenya karakterisitike yayo, amenya inka icumbagira, amenya inka ijya gushoka ikarusha izindi, amenya inka y'imbaraga, amenya inka y'intege nke, amenya inka yarwaye. Uko azireba zose, we ntazireba nk'inka 40 ku musozi. Arazibona, ariko azimwimwe mukomeza. Nuko nguko Imana imeranye nawe, nuko nguko Imana imeranye natwe. Mu kigare aho turi, mu isoko aho turi, mu makaritiye aho dutuye, yego umuntu yabona turi abantu bari aho ngaho ikivunge cy'abantu, ariko Imana yasuka ikureba.
Imana izi ko waburaye, Imana izi ko wabwiriwe, Imana izi ko urwaye ibi n'ibi n'ibi, Imana izi ko ukeneye kiriya na kiriya. Hari uko Imana ikureba. Niyo mpamvu Imana yabwiye Mose ngo uze wenyine twivuganire. Imana iragushaka wenyine. Imana irashaka ko hari igihe wumva ari wowe nayo, kandi ukagera igihe wumva no mu mutima wawe hari umunezero wo kuvuga ngo Imana yanjye, Imana yanjye ibi ngibi ntiyabyemera, Imana yanjye hari ukuntu tuziranye, Imana yanjye hari ukuntu tubanye. Imana iragushaka ko wumva urukundo rwayo rutangaje. Imana ishimwe. Niyo mpamvu Imana yawe nyine ikubwira ngo subiramo, ongera, garuka, ongera utangire. Ntabwo ndarangizanya nawe. Niba ugihumeka ndacyagukunze, niba ugihumeka ntabwo gahunda zanjye kuri wowe zari zarangira. Ni wowe ndagutegereje, reka kuntegereza, ngiye ngutegereje Mana. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Mose Imana ikomeza kubwira Mose amagambo meza, harimo kubaha. Mose yemeye iby'Imana imubwira, kumvira, kubaha ni iby'ingenzi. Ngo Mose arabikora, abaza amabuye abiri, arongera arayazamukana nk'uko Imana yabimubwiye. Hari icyo Imana iri kubwira, gikore. Imana, umva icyo Imana ivuga, umva icyo Imana ikubwira muri uyu mwaka. Ntabwo Imana irarangizanya nawe. Imana irashaka kugarura ibirenge byawe ku rufatiro. Imana irashaka kuva muri ibyo bintu bigusimbukisha hirya no hino. Imana iragushaka kugira ngo mugendane, mukorane. Imana ndakubwira kugira neza kw'Imana, ndakubwira urukundo rw'Imana. Imana irongera ibwira Mose nk'imuhumuriza, irongera ibwira Mose nk'imumara ubwoba. Nawe ushobora kubabaza uti ese yenda ntibyanakunda, yenda byarapfuye byararangiye. Ariko Imana yaraje igeze imbere ya Mose ngo irongera iramwibwira, imubwira imiterere yayo, imubwira karaktere yayo. Iravuga ngo irivuga amazina imbere ya Mose. Ayo mazina Imana yabwiye Mose niyo ikubwira nawe kuri uyu mugoroba mwene data. Ngo Imana y'imbabazi, Imana y'ibambe, Imana itinda kurakara, Imana ifite kugira neza kwinshi, Imana ifite umurava mwinshi, Imana ibabarira ibicumuro, Imana nziza. Aha ngaha yamumaze ubwoba. Nawe uzi imbere yayo utinyutse, uzi kuje imbere y'Imana igira neza, Imana ibabarira, Imana ikiza, Imana ishimwe cyane. Imana izi intege nkeya zawe. Muri Zaburi 143 uze gusoma, baravuga ngo niba ari umurongo wa 5 cyangwa 4, baravuga ngo ntawo mubabaho watsindira mu maso yawe Mana. Urumva? Mu yandi magambo, nta muntu n'umwe wavuga ngo ndatunganye imbere y'Imana 100%. Nageze ku rwego aho Imana indeba ikavuga ngo uriya. Oya, ngo ntawo mubabaho wahinguka mu maso yawe ngo atsinde, waza avuga ngo ndatsinze mu maso yawe Mana. Imana izi intege nkeya zawe. Imana ni imbabazi, Imana irashaka kugirira neza. Hari abantu nigeze kumva baganira ni ngo umwami umwe wo muri Afurika, sinzi ni hehe, ngo abantu iyo bajyaga kureba uwo mwami yabaga yicaye ahantu yenda nko muri metero 20 cyangwa 15 mbere y'uko umugeraho. Ngo wahagera umureba aho ngaho yicaye kure ugapfukama, ngo ukagendesha amavi umusanga umubwira ngo ndatsinzwe ndatsinzwe ndatsinzwe. Nta kintu wakoze, nta cyaha wakoze, nta bundi bubi ufite, ariko ukumva ko tu ne peux pas être digne imbere y'umwami, usibye imbabazi ze, usibye kugira neza kwe. Niyo mpamvu Imana ikubwira ngo ndi Imana y'imbabazi,
ndi Imana itinda kurakara, ndi Imana ifite kugira neza kwinshi, ndi Imana Uwiteka, Imana ishobora byose. Iraguhumuriza, irampumuriza kugira ngo njye imbere yayo muri ubwo buryo. Rero ndongera gusubira kuri ya jambo nigiye kuvuga kugira ngo wubakire ku rufatiro nyaro. Satani kubera kutamenya kwawe agutwaje ibitakunze. Ubitekerezeho neza. Reka kubakira ubuzima bwawe ku bitakunze. Icyo ni ikintu Satani atwaza abantu igitugu, adutwaza twese igitugu, akagenda akwereka ibitakunze. Nureba se ko biriya byapfuye, nureba se kuriya nawe bitakunze, nureba ugahora wubakiye ku bitakunze. Ibyakunze ntibyakunze nyine, ariko si uvuga ko ibiri imbere bitagomba gukunda, kuko uri uradiringa n'Imana ishobora byose. Ni Imana ikwibwirira ngo ngwino, garuka, ongera utangire, ongera ubaze ibisate bibiri by'amabuye nka bya bindi bya mbere wari wazanye imbere yanjye, nka bya bindi wamennye nari narakwandikiyeho. Ndongera, ndi Imana yongera gutangirana nawe, ndi Imana yongera kuguha akaryo ko kubisubiramo. Ngwino ndongera nkwandikire. Ibyo wamennye n'ibihe, ibyo wononnye n'ibihe, ni wowe ubizi. Ariko uyu ni umwaka wo kubaka bikagenda neza. Igituma ubona umwaka wo kubaka bikagenda neza ni uko hari ibitaragenze neza. Reka kubakira ku bitagenze neza. Urebe neza, usuzume ubwenge bwawe, usuzume ibitekerezo byawe. Urasanga mu mutwe wawe hapakiyemo ibitakunze. Ibyo ni ibintu Satani akumvisha buri mwanya, wajya gusohoka, wajya gutekereza, wajya gukora imigambi, wajya kugira ikindi kintu wenda gukora, ibitakunze bikaza ari byinshi cyane. Ariko naje kukubwira ngo ntiwubakire ubuzima bwawe ku bitakunze, kuko hari ibigomba gukunda. Imana ishimwe cyane. Ndakubwira Imana ishobora byose, ndakubwira Imana igukunda. Imana niyo mpamvu ikubwira ahangaha muri Yohana, muri Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 14 ravuga ngo, kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva, nuko Imana itwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Turasaba ikintu nk'uko ashaka. Icyo ashaka yagushatseho nuko winjira muri uyu mwaka wa 2019. Ntabwo wawinjijemo, kuko utawinjijemo ari we wawugushyizemo. Agufitiye n'imigambi myiza, agufitiye no kukugirira neza, agufitiye no kumva icyo uriho ukeneye gukimubwire, wongere utangirane nawe. Iyo dusabye ikintu uko ashaka nuko muri uyu mwaka wa 2019 wubaka bikagenda neza. Ubakira ku rufatiro, garuka ku izina rikomeye ry'Umwami w'abami. Uyu mwaka wa 2019 ni umwaka wa rendezvous. Ngo kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Zamura kwizera kwawe. Ntabwo wiremye kandi ntabwo uri impanuka. Imana iragukunda. Umva urukundo rw'Imana. Imana iragukunda. Vana ibitekerezo ku bitakunze, vana ibitekerezo ku bitaraciyemo. Ibyo ntibyaciyemo, ibitakunze ntibyakunze. Reka gutwarwa n'ibitakunze. Aho ngaho niho Satani afatira abantu cyane. Rero iki ni cyo gihe Imana iguhaye. Ni Imana iguhaye chance, ni Imana iguhaye umwanya, ni Imana iguhaye gusubiramo. Reka kubakira. Ibintu byose birapanze, ibintu byose birateguye. Dufite Imana mu ijuru itegeka ryose. Dufite Imana mu ijuru ikurikiranya ijoro n'amanywa, ikurikiranya ukwezi n'ukundi, ikurikiranya umwaka n'ubundi, ikurikiranya ibihe n'ibihe. Ntumenye n'igihe byabisikaniye, bikabisikana neza. Ijoro rikabisikana n'umunsi bidateye ibibazo.
bigakorana bijya mu itare mise na reprise neza. Niyo Mana ishobora byose, niyo Mana yakuremye, niyo Mana itakubona n'ikintu kiri aho ngaho, uremye mu ishusho yayo, uri umwana w'Imana. Rero iki ni cyo gihe, iki ni cyo gihe Imana irakubwira ngwino usubiremo, ongera usubiremo, ongera utere ya ntambwe, ongera wandike ya baruwa, ongera ukore kuri ya telefone uhamagare, ongera usure wa muntu, ongera ukore rwa rugendo. Imana ishimwe cyane. Ongera wegeranye imbaraga ufite hamwe n'Imana, birakunda. Ni Imana yongera gutanga uburyo bwo gusubiramo nk'uko yabikoreye Mose, nawe irabigukorera, natwe irabigukorera. Iki ni cyo gihe. Muri Yeremiya 17:7 haravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, ngo Uwiteka akamubera ibyiringiro. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 20:31 haravuga ngo ariko ibi dusoma, ngo byanditswe, ibi tuvuga, ibi biriho, ngo biriho cyangwa byanditswe, ngo kugira ngo bitume umenya ko Yesu ari Kristo umwana w'Imana. Ngo numenya ko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, ngo ukabyizera, ngo uhabwe ubugingo muri iryo zina, uhabwe ubuzima muri iryo zina. Garura ibirenge byawe ku rufatiro. Urufatiro ni Yesu Kristo. Urufatiro ni Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, wagiye ku musaraba agatwara ibyaha byawe, wagiye ku musaraba akikorera ibibazo byawe, wagiye ku musaraba akikorera indwara zawe, wagiye ku musaraba akakubwira ngo abarushye n'abaremerewe nibaze kuri njyewe mbaruhure. Shyira ubuzima bwawe ku rufatiro, shyira ubuzima bwawe ku rufatiro, shyira ibirenge byawe ku rufatiro. Ubuzima buri ku rufatiro ni ukuvuga ko imiyaga itaza, ariko niyo imiyaga ije buguma bukomeye, buguma buhagaze. Uyu ni umwaka wo kubaka bikagenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka turangize dusenga. Mwami Imana, ijambo ryawe ntirisubira inyuma ridakoze icyo warirekuriye. Ngushimiye umutima w'uriya muntu warikurikiranye ko bitareka gutyo. Mwami, ndasenze Mana ngo umwuzuze umunezero, umwuzuze imbaraga, umwuzuze kwizera, kugira ngo imiryango imufungukire, kugira ngo ibimuri imbere Mana bibereye inzitizi bifunguke, bitange inzira. Mana, ntabwo wamuremeye kubaho yivuruguta mu mukungugu, ntabwo wamuremeye ibyago. Ibyago biva kuri Satani, umuvumo uturuka ku mwanzi, ariko umuvumo ukurwaho n'umugisha. Niyo mpamvu mvuze umugisha mu izina rya Yesu. Mvuze umugisha ku muntu wese twagendanye, mvuze umugisha ku muntu wese twakurikiranye. Habe gukira indwara, habe kugira abana basobanutse, habe Mana ko imigambi yacu uyu mwaka igenda neza. Ni umwaka wo kubaka bikagenda neza, kuko tugiye kubakira kuri wowe Mana yacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze Mana nziza, urakoze Papa. Uri Imana iri mu ijuru ariko itegeka byose. Uri Yehova. Yehova ni ukuvuga Mana ko uri Imana yivanga mu byacu ikatugenderera. Garura imitima y'Abanyarwanda kuri wowe. Garura Mana, ubaka itorero rikomeye, ubaka Mwami Mana inzira zawe kugira ngo tuzigenderemo. Utugirire ubuntu n'imbabazi, utugirire neza Mana. Urakoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Nari muri kumwe na Reverend Gatastrato, umushumba w'itorero Eglise Vivante, sengera hariya Kimihurura hirya ya Kaoshi. Telefone zacu ni 07 8830 0898 07 8830 0898.
tuguha izi nimero kugira ngo ushobore guhamagara, ushobore kohereza SMS. Si ngombwa ngo ubikore nanone aha, n'ejo bundi wahamagara hari icyo ushaka ko turushaho kuganira, cyangwa ushaka no kumenya kugira ngo dukomeze muri uru rugendo hamwe rwo kubana n'Imana no kugira ubuzima bwawe ubuzima bwubakiye ku rufatiro. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, umwaka mushya muhire. Amen.